abo ngabo rero kumwanga bo ni bisanzwe abo niho baravuga rero ngo iyo myaka myinshi ngo yakavuyeho ngo hamaze tuve haje hundi ko dushaka iterembese uri duhanindi abantu bitwa ibisambo rabazi ibisambo burya nta muntu w'igisambo akunda Perezida Paul Kagame kuko yanga amafuti yanga ubusambo yanga umuntu niwe yobona ujya hano ukayobora ukarya abaturage kabazonga ahagufata rwose ngibyo uzabisobanura abo rero abantu bateye gutyo nibo bamwanga n'ujya kucyose umuntu yakonaga na leta ejo ngo yatorotse yagiye ejo umuntu ngo ari umujenerali ngo yagize gutya burya nkuri ikindi ni wa muntu usanzwe afite umutima w'ubusambo umutima muke iterambere ari tugejeho kandi tubona ko ibyiza bikiri imbere yego ese we nta mpungenge ufite nyuma ya manda y'imyaka ine isigaye ya Perezida Paul Kagame kandi tuzamuhinde impungenge nayigira yuko ahubwo we yatwangira nuko ngo ko wowe urimo ubibona urabona ko rwose muri karere kacu kuri ibihugu bibiri twavuzeho nuko mbibona muri Uganda nuko mbibona mu by'ukuri niyo nzira mbona izaba yoroshye kugira ngo Muhozi agere ku butegetsi mu buryo bworoshye naho bya kampanye yo gutegura kujya hariya abantu byo kwamamaza bona bakajagare kenshi muri Uganda kurusha gukoresha izo nzira kandi mbona iyo nzira nziza yamorohera njye nuko mbona muri politiki ya Uganda uko nyibona Yes, nongeye kugusoza ukurikiye UNAP TV ngushimira kandi ko wakomeje kubana natwe kugeza n'isaha kandi ukaba ukiri kumwe natwe uri inshuti nziza yakadasohoka natwe turi inshuti yawe turagukunda Andrew nizere kumeze neza nanjye meze neza muzi ndashima Imana cyane umeze neza rwose biragaragara ko utuye mu Rwanda Imana niyo tumye ndiho yego uyu munsi nimo kuvuga gutyo twese turashima Imana uherereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa hakurya turagushimira kandi tunaguha ikaze mu kiganiro kuri UNAP TV n'umwanya tugiye kuganira kuri politiki ariko ndagira ngo numve icyo utekereza kuri ibi ngira ngo tuganireho uyu munsi Andrew ese tunyarukiye muri aka karere k'ibiyaga bigari akaduherereyemo ubwo harimo East Africa yego ubwo ni East Africa harimo Congo ubwo n'ibihugu byinshi byose bitandukanye Burundi Congo Tanzania Uganda ndetse n'ahandi hafi no mu nkengero zacu hano na za Congo n'ahandi ubundi muri Afrika bakunze kuvuga ko nta demokarasi hari ibihugu byo hanze byo muri Europe bavuga ko nta demokarasi hari bitewe n'uburyo ubuyobozi bujyaho bavuga ko nta perezida ukwiye kumara igihe runaka ngo reba nk'urugero tugunyarukiye nko muri Uganda uraza kumbwiraho gato nk'imyaka Museveni amaze ku butegetsi adasimburwa hari uyoboye bo rero bakabona ko ari ikibazo gikomeye ese nawe ubona ko ari ikibazo njye ntabwo mbona ko ari ikibazo ikibazo cyawe ahubwo cy'ibikorwa muri imyaka myinshi rwose ukaza ukayobora mikeya ugakora amafuti menshi yego kandi ajya imyaka mikeya ntabwo rero imyaka si ikibazo ni ibyo uwayoboye yakozemo cyangwa akoramo njye nuko mbibona kuriya bavuga ngo rwose ngo ni ubunyagitugu babifata nk'igitugu akenshi reba no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bakunze gushaka guteraho ikibazo mbese banabizamura avuga ati Perezida Paul Kagame ni umunyagitugu perezida w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency ati kubera ko ntashaka kurekura ubutegetsi kandi koko nk'abaturage twibereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ntawe biturusha kuko tukirimo nitwe twamwitoreye nitwe twamuhisemo ngira ngo ni imanda iyi ngiyi iriho ese ukurikije icyo gitutu abantu baduteraho b'abanyamahanga ariko bari abantu bafite n'ikibazo cyuko umuntu agomba kurya uko bashaka akaryama uko bashaka akagenda uko bashaka akabaho uko bashaka ntabwo ari byo bari abantu cyambere kibaje ntabwo duhuje amateka sibyo icyo ni kimwe icya kabiri kuba yuko perezida wacu ayoboye igihe kirekire kinini ni bande ayimuha nitwe baturage n'abanyarwanda yego n'abanyarwanda munsi bari abantu bahagarariye abanyarwanda bahagarariye ibihugu byabo bari inyungu z'igihugu byabo
ose nk'ubwo urabona ko rwose manda ye mu minsi iri imbere irarangira. Oya aracyafite imyaka 4. Yego nyuma y'imyaka 4 urabona muzehe wacu tukimufite ko rwose abantu benshi tunafite n'impungenge rwose zuko tukimukeneye. Impungenge nazo nkazibamara. Reka nkubwire kuri politiki akaya tujya kuganiraho cyane cyane tuzagana ku gihugu cya East Africa. Jewe ku bwanjye perezida wacu nyango amaze manda imwe kuri manda y'imyaka 5 agiye kuyobora indi nisigaye ariko ngewe nk'umunyarwanda nk'umuntu usangira n'abanyarwanda tugendana turanye nabo babavukamo bana nabo munsi ku wundi twebwe nk'abanyarwanda turacyamukeneye imyaka myinshi cyane. Kandi ngiye nkabona ko imyaka myinshi azanayikora kubera impamvu ebyiri cyangwa 3. Impamvu ya mbere ntabwo arasaza rwose, niyashingura niyavuga niyakora n'imyaka kandi afite imyaka 60 ntago oya n'imyaka myiza yo kuyobora. Imyaka myiza yo kuyobora ntago uvuga ngo mbere yatangiye gusa ruha uyu mugabo yarushye kabisa. Perezida wacu yarushye kuva kiri muto kugeza uyu munsi. Rero ngiye mbona cyambere cy'imyaka aracyafite imyaka myinshi yo kuyobora. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ibikorwa bye sibyo biruta amagambo. Dukeneye noneho byinshi uko ko buri mwaka buri mezi 3 cyangwa ngahe abara gashya ikintu gishasha cyakozwe. Ukavuga uti tugize amayi yo katumyaka myinshi tugeze kure cyane aho twifuza kugana ni harehare. Ureka ngo bavuga hanze. Ikindi cya kandi imibare nkubwira njyewe nayashyira ku kigero cya 99.9% ko abanyarwanda turamushaka. Abanyarwanda bamushaka. Si rero abazungu bari hanze ko batamushaka bamushaka. Ariko reka nkubwire ubundi abantu badakunda Perezida Paul Kagame bari mu gico bibiri gusa. Ubwo nabaye abambere n'abantu abahiza nguni bakoze bateguye bakoze cyangwa se afite abavandimwe bakoze genocide yakorewe Abatutsi. Uko niwe uyihagaritse byarababaje rero. None harimo n'abandi bantu abazungu kavita abazungu abera abanyaburayi urumva bari bashyigikiye ko genocide iba. Bafashije abo bantu niyo musa kibafasha babitsi. Kandi perezida wacu arabashyira igitutu kuki mutaduha abantu ngo tubashyire mu butabera kuki utagenda gutya kuki utagenda gutya harababwira ibyo bakoze bitari byiza. Abo bantu ntabwo bamukunda kandi ntibyumvikana koko kuko hari abantu nubwo ari bakeya ariko bagifite wa mutima wo kuva genocide bakongera bakayikora n'uyu munsi. Kandi ntago bayikora tugifite perezida uzi ko niyo baza batanagihaye ntaho bazakora byararangiye kuko kuba umuntu atagihaye ko yarubatse umurongo muzima ntacyo bitwaye. Nicyo turamushimiye ubona ko agenda yubaka umurongo muzima zadusiga igihugu cyiza. Yego rero abo ngabo ntamushaka bumva rwose we yavaho niba abandi bahora bamubika sibyo abo ngabo ubona ko barambiye. Ariko abandi banyarwanda benshi 99.9% sibyo nayibara baramushaka. Ari ikindi cyiciro cya kabiri abantu bitwa ibisambo urabazi. Ibisambo burya nta muntu w'igisambo akunda Perezida Paul Kagame kuko yanga amafuti yanga ubusambo yanga umuntu niwe uyobona ujya hano ukayobora ukarya abaturage ukabazonga ahagufata rwose ngibyo uzabisobanura. Abo rero abantu bateye gutyo nibo bamwanga. Niwe ujya kucyose umuntu yakonaga na leta ejo ngo yatorotse yagiye ejo umuntu ngo ari umujenerali ngo yagize gutya burya nk'undi n'ikindi. Ni wa muntu usanzwe afite umutima w'ubusambo umutima muke. Abo ngabo rero kumwanga bo ni bisanzwe. Abo niho baravuga rero ngo iyo myaka myinshi ngo yakavuyeho ngo hamaze tuve haje hundi. Ko ushaka iterambese uri duha nindi umuntu arabundabunda unyimiyo ngiyo. Yego none se Andrew nawe urimo uravuga ko rwose iterambere ari tugejeje kandi tubona ko ibyiza bikiri imbere. Yego ese we nta mpungenge ufite nyuma ya manda y'imyaka inisigaye ya Perezida Paul Kagame handi tuzamuhinde impungenge nayegera yuko ahubwo we yatwangira. Yego kavuga ati yene kwema vzange bwite
ndananiwe reka ngiye ku ruhande ariko nabwo shingiye nkuko 2015 byagenze n'ubu nta kwa tuzi ko zatwemerera twakoze urugendo runini turamusaba yumvaga mayira yacu turamutakambira yemera kongera turi kongera kutuyobora kandi shingiye ku myaka mito mateka mfite ku myaka ko yagiye arwana ko yageze ahangaha inzira nyiza mu kugeza umunsi bigaragaza neza umutima afite ukunda u Rwanda n'abanyarwanda yego sibyo rero ntekereza ko n'ubundi atatwangira yego ariko mbona n'umwanya twanamusabye ko mwese no kusabira ngewe ntazatwangire rwose abanyarwanda turamukeneye azongera tuyobore n'ibindi bintu byo kuvuga byo ngo ni manda y'imyaka myinshi ngiye ku bwanjye bishoboka Imana yamagana imyaka myinshi no katuyobora forever niba twabagombaga kuyobora ubuzima bwose buhoraho none ngo bagasakusa ibyo nacyo bitwaye so ngewe ku Rwanda rero ho ku Rwanda nta gitangaza mbona nka 99% mbona Paul Kagame azongera katuyobora kuko turamushaka turamukeneye dufite inyota byinshi adufitiye yego urakoze cyane ubwo we nahazaza h'u Rwanda nyuma ya manda ya Perezida Paul Kagame y'imyaka 4 iri imbere ariko reka tunyarukire no ku baturanyi kugira ngo turebe nuko byifashe tugendana tuvuga ku bihugu bibiri kugira ngo tujyane neza icyumweru uko kigenda kiza ndakeka tuzageraho na Afrika yose tuyizenguruke reka uyu munsi tujye muri Uganda tunyarukire muri Uganda naho hari urabona Museveni Perezida Museveni Yoweri nawe ayoboye igihe kinini imyaka hari n'abana benshi bageze muri 30 imyaka 30 bakuze banashatse bafite urugo batazi undi perezida batazi undi perezida rwose uretse Museveni abenshi akenshi iyo wumvishe n'imvururu ziri muri kiriya gihugu abo ngabo bazi Museveni nta kibazo bamufiteho ntago bashaka kumenya ibya Idi Amin n'abandi batandukanye bayoboye imbere bayoboye Uganda niba babwiye guhindura perezida abo nta wundi babona bazi kuko nibwo butegetsi bazi ese nyuma y'iye manda ye urabona bimeze bite n'indo zayobora reka nkubwire muri bihugu duturanye buri gihugu vango menya amakuru yacyo kurusha ibindi ni nka Uganda na Tanzania n'ibyo bihugu usanga ho nabayemo cyangwa nagenzemo ariko nko kuri Uganda ejo bundi hari igihe kugize kugirana umubano mubi umuko utari mwiza hagati y'u Rwanda na Uganda iminsi yashize ujya kubona nyuma yaho tubona Muhoza araje bigeze ko bigenda babonye bafungura umupaka haza ijambo rikubona kweshwa muri iyi minsi ngo rukunde gumeho urabibonye usikira ko ahantu henshi buriya abantu batazi Uganda cyangwa batahuye amateka yabo ntago baza ikiramagabo yakora icya gihugu kuko nyuma y'ubwami buvuyeho haje Repubulika muri Uganda ngiye ku makuru ajya mfata Idi Amin ariko hazaho bote wanu hariho bote wanu Idi Amin hariho bote tu sibyo hazaho Museveni bivuga igihugu cyafashe umurongo wo guterera kujya ku myaka myinshi ariko agiye ku butegetsi mbona nta kibazo kirimo ahubwo abantu ejo bundi bari bashyushye mu myaka ingahe ishize babona ko na mbere y'imanda hari habanje gutegereza ko umuhungu azayobora babona n'isi ugiyeho n'ejo bundi abantu bose none bari bishyizemo yuko iyo bafashe imyaka ya Museveni n'urwego Muhoza agezeho muri Uganda nimba agasa nk'aho afite ko n'umujyanama wa se akaba n'umugabo w'ingabo za Uganda urumva afite imbaraga ejo bundi abonye atangiye kumutuma intanga njyewe nubwo babonye yazenanga bati Muhoza bikoze njye siko mbifata oya mbona ko abaha buriya kugira ngo ajye kuza haba harabanje kubaho n'ibiganiro n'ibindi bya diplomasi byo barabyagiyeemo kugenda kare nk'acu twebwe twabasha kumenya waraza intambwe iraterwa araza ntabwo bifata nk'ikintu n'ibisanzwe mubi hanyuma tujya n'umwuka mwiza ariko ubu tumeze neza ngiye ibyo bintu rero byaramaze iminsi bizenguruka ndetse batangira gukora utuvideo bakaza ko agiye kuyobora yego abantu bwo kubahima
n'ubwoko bw'abanyarwanda bari muri Kinyarwanda bari hakurya hariya n'abandi cyane cyane abo ngabo yego n'abandi baba muri Uganda banaga ko bashyigikiye ko Muhoozi ajya ku butegetsi ariko siko nubona barimo n'abandi bantu bari hagati ya Uganda za Kampala nabo batabishyigikiye ejo bundi reba abantu benshi bagiye gutungurwa babonye ishyaka ryabo rya movement ritaze Perezida Yoweri Museveni umukandida abantu nibo babaye byari ariko yewe ntabwo nabyo byiza binungura niko nari byiteze urabona ari inzira ebyiri ishobora kuzakoreshwa kugira ngo Muhoozi ajye ku butegetsi n'ubundi bizarangira ari bugiye ku butegetsi asimbuye se kandi ataratanzwe nk'umukandida ntabwo mvuga muri imana ndavuga ngo ko mbona bizagenda kugira ngo Muhoozi agere ku butegetsi ariko iyi manda yo urabona ko ari iya Museveni iyi ni yego nicyo mbara mbonye inzira mbona izorohera Muhoozi kugera ku butegetsi kandi mbona ko nase bashobora kuba bayiziranya ni inzira ebyiri zakoreshwa arizo zihe Andrew inzira ya mbere ni uko Muhoozi azajya ku butegetsi abugumyeho abusazireho nabusaziraho Muhoozi inteko ishinga amategeko bazamushyiraho ayobora inzibacyuho nk'umujyanama wa perezida noneho itegure amatora yanzibacyuho aho yitegura amatora inzibacyuho ifite nk'imyaka 3 uvuga ngo Museveni urabona we kugira ngo azave ku butegetsi kereka atanze ya mbere azava ku butegetsi azatangira ku butegetsi noneho Muhoozi yinjiye mu nzibacyuho abone ko bategura amatora yinjiremo neza muri perezida mu gihe akiri muzima ntago muzima nayo inzira ya kabiri so ngiyi azamukubita kudeta ko baziranyeho nasi yitwa kudeta nimwe bakoreye Mugabe ariko nuko Mugabe atari umuhungu yimukoreye yitwa kudeta mushe ku ruhande yego ati yarashaje asiga afata imyanzuro hugutse n'ibindi byose mu nyungu za Uganda bafashe ubutegetsi tarashaje ararwaye bimeze nabi afata ya myaka 3 namubwiraga n'ubundi hanyuma bazashyiraho niyo nzira mbona nayo yo kuvuga ngo bagiye muri kampani irashoboka nayo ariko ngewe izo mvuze ebyiri nizo nzira mbonamo cyane indi yo kuzajya muri kampani bagategura bagatangira gushyira hariya ngo aze ku butegetsi mu nzira y'amatora byo rwose ngewe mbona azamukorera kudeta baziranyeho hanyuma bikitwa ko akayobora yanze bacyo nakubwiraga 30 agategura amatora bikitwa kuri kudeta havuga ati arashaje arayobora nabi arafata imyanzuro itari yo ku gihugu cyacu njye nk'umuntu mutoya ibyo kandi azabakura amarangamutima y'abagande y'abantu b'Abanyayuganda kuko bizagaragara yuko batabaye ise n'undi bashaka kuvuga ubutegetsi barambiranye byitwa gutyo niyo nzira nziza mbona izatuma agera ku buyobozi mu buryo bworoshye bwo kuyobora igihugu cya Uganda naho byo kuvuga ngo amatora ngo movement itazo mukandida ajya muri kampanye mu cya gihugu hatavuka akaduruvaye kenshi kandi katari ngombwa bashaka gukora gutyo bikaborohera kurushaho njye nuko mbibona muzi nuko ngoko wowe uri mu bibona urabona ko rwose muri karere kacu kuri ibihugu bibiri twavuzeho nuko mbibona muri Uganda nuko mbibona mu by'ukuri niyo nzira mbona izaba yoroshye kugira ngo Muhoozi agere ku butegetsi mu buryo bworoshye naho bya kampanye yo gutegura kujya hariya abantu byo kwamamaza bona bakajagare kenshi muri Uganda kurusha gukoresha izo nzira kandi mbona iyo nzira nziza yamorohera njye nuko mbona muri politiki ya Uganda uko nyibona hanyuma rero tunasoza urumva ni ibihugu bibiri tuvuzeho ubona ububanyi hagati y'ibihugu byombi kugeza ubu ngubu hagaze gute hanyuma tunasoza ikiganiro cyacu ubona naho bigana mu myaka iri imbere arega muze ibihugu byacu Uganda n'u Rwanda baraziranye yego baraziranye reka mbivuge gutya ngewe iyo uvuze ngo baraziranye Muhoozi akunda kwita Perezida Paul Kagame ngo anko hari impamvu amwita anko yego sibyo ariko yanabisobanuye kwajya bamukirije hanaha babanye sibyo afande baye mu cya gihugu ari umusirikare kandi umusirikare mukuru
si no kukibamo yarakirwaniriye yego kugira ngo nabo bakibohore sibyo ni umwe mu bagize uruhare runini kugira ngo icyo gihugu cyakimeze gutya uyu munsi ndetse no muri system uyu munsi igihugu cya Uganda gifite sibyo afitemo uruhare rwe runini cyane sibyo kuba imiyoborere cyangwa n'umurongo gifite uyu munsi hari yasize ashyizeho ari umurongo bakimara gufata ubutegetsi bwa Uganda yego ni ibihugu biziranye rero n'abadiplomasi bacu rero bafite ukuntu bagiye baziranyemo bashaka kuganira abantu ni nk'abaturanyi muri make mushaka kugira icyo mupfa kiraho ngaho mukaba mwakiganiramo kikaba cyarangira uko twashwana kiriya gihugu tugashwana hari ibihugu twashwana nabyo ariko mbona nta mukama uyu munsi mbona nta kibazo gihari n'ibirimo wenda bikeye ntabwo byava ngo ijana ku ijana bigenda binozwa umunsi ku wundi ukambukira kuri Uganda ufatira ngo umuntu ukambuka ukabugezeyo bikaba byoroshye ahandi ukoresha mu bihugu duhana imbibi ni handi dukoresha ni visa uretse wenda ni Goma yego uretse wenda na Goma ntabwo bigiyeho ryari ni ejo bundi nyuma yaho bivuze ngo hari ukuntu ibi bihugu bishobora kuba baganira abaturanyi ni abantu baziranye bashobora kuganira bikoroha ntabwo imana nk'ikintu kiri ariko umuntu wese umuturanyi mushaka kugira mutumvikanaho akajya igihe gicamo cy'umuka mubi ibyo ni ibintu bisanzwe yego bikabaho rwose hari twashyamiranye gato bitewe n'utuntu n'uwarenze imbibi ariko nta kibazo kirimo hagati gihugu dufitemo abavandimwe benshi sibyo kandi nabo nuko sibyo hari abagande dufite amasano menshi sibyo abanya-Uganda sibyo bivuze rero ngo hari abagande bavuze abagande hari abagande ko ufite n'andi moko hari abahima cyangwa hari ukuntu dufite dufite amateka maremare bityo rero ntabwo n'ikindi cyose cyazabaho ngo kibayeho ntabwo kizabona ngo igisubizo ntabwo buriya amakimbirane cyangwa mubi bavuka Uganda ntabwo antera impungenge ari waza ukajyamo ariko igisubizo cyaboneka kandi ntabwo mbona ko ari ibintu biremereye cyane urakoze cyane kubw'uyu munsi urakoze cyane kubw'uyu munsi ikiganiro cyo kuri uyu munsi kuri UNAP kigenze neza ariko abafite ibitekerezo n'inyunganizi ku bandi rwose bifuza kutuganiriza nabo kuri nimero tugiye gutanga ahangaha ariko kandi unakeneye ikibanza ubutaka imodoka inzu byose inimero ni ihendro nimero dukoresha kuri UNAP ariko kandi tunayikoresha no kuri Bakunda Limited ku bintu bijyanye n'ubutaka amazu imodoka bigurishwa cyangwa bikodeshwa mwaduhamagara kuri 0788 48 62 62. urakoze cyane rero urakoze urumva ko rero niyo nimero ushobora kutuganaho tubaza bitandukanye ndetse ufite n'inyunganizi watwandikira aho ngaho ariko cyane cyane kuri business naho watubona zijyanye n'izo abantu bashaka amakamyo abavanira imizigo za Dar es Salaam abantu bashaka imashini zisize ibibanza zikora imihanda icyo amasite abantu bashaka imodoka amakwasiteri abantu bashaka imodoka z'amajipe mu biro bitandukanye abantu bashaka imodoka z'amavatiri zo kwitwara cyangwa se bagutwara zose turazifite batugana abantu bashaka za apartments zo gukodesha abantu bashaka ibibanza abantu bashaka amasambu abantu bashaka amafamu abantu bashaka kuguriza zo kadasite nsanzwe hose turahari byo tubagezeho murakoze cyane wakoze kubana natwe kuri UNAP TV Imana ikomeze guhumugisha igutize n'ubugingo n'amafaranga ku mufuka kandi unakeneye byinshi hano twagufasha kuzindi nyunganizi murakoze rero kubana natwe Imana ikomeze ibaho umugisha